Paul na Petero abavandimwe babiri bari baturanye neza urugo ku rundi baza kugirana amakimbirane barashwana bikomeye kugeza ubwo umwe yiyemeza kubukwe n'undi akabukwe bakomeza guturana ariko batavugana. Umunsi umwe umwubatsi arimo yitambukira anyura kwa Paul amubaza niba nta kazi afite yamuha. Paul ati urakoze kuza nari nkeneye umuntu umpa akazi akagira ibyo antunganyiriza. Paul ati ndashaka kunyubakira urukuta rukomeye kandi rurerure cyane. Ati ruriya rugo ubona hakurya hariya n'urw'umuvandimwe wanjye ariko ntitubanye neza numva ntagishaka kureba mu rugo iwe nawe ubwe kandi singishaka kubyuka mpuza amaso nawe mu gitondo. Nyubakira urukuta rurerure rudutandukanya kuva ubu buri umwe ajya amenya ibye gusa. Peter yari yarahemukiye umuvandimwe we Paul cyane kugeza ubwo Paul yumva amuzinutswe atagishaka kumubona ukundi. Paul arimo aganira n'umwubatsi ati mfite urugendo ngiyemo nzamarayo iminsi 3 ndagusigira amafaranga yose ukeneye ndagusigira n'ay'ibikoresho ndagusigira n'ayo kurya nta kibazo uzagira nurangiza akazi uzantegereze nyuma y'iminsi 3 nzaba ngarutse nibwo nzaguhembera akazi wakoze. Umwubatsi nawe ati humura rwose ndakora akazi neza kandi bizakunezeza. Paul yaragiye umwubatsi nawe atangira akazi ke aragenda agura ibyuma agura imisumari agura insinga agura imbaho agura ibikoresho byose yari akeneye. Mu minsi 3 yaramaze kubaka ikiraro cyiza kandi gikomeye. Ntiyubatse urukuta rurerure nk'uko Paul yari yabimusabye ahubwo yubatse ikiraro. Yubaka ikiraro kiva kwa Paul kigana mu rugo rw'umuvandimwe wa Paul Peter. Nyuma y'iminsi 3 Paul yavuye isafari yaje ananiwe cyane ku buryo atabonye n'imbaraga zimugeza aho rwa rukuta yari yarasabye umwubatsi kumwubakira aho rwubatse. Ntiyabashije kujya mu gikari cy'inzu ye ngo arebe niba akazi yatanze karakozwe nk'uko yabyifuzaga ahubwo yahise yinjira mu nzu. Inyota yari imumereye nabi afata amazi yo kunywa nuko yicara mu ntebe gato ngo abanze agarure ubuyanja. Peter umuvandimwe wa Paul arataha nawe akinjiriwe abona mu marembo ye hari ikiraro cyiza cyubatse neza kiva mu rugo rw'umuvandimwe we Paul yahemukiye bikomeye bigatuma bacana umubano kugeza ubwo batongera kuvugana. Peter abona icyo kiraro yumva biramutunguye cyane nibwo yafashe inzira anyura kuri cya kiraro agana kwa mukuru we Paul. Ageze hagati ku kiraro agana ku muvandimwe we imbere yahabona Paul mukuru we bombi bahagaze kuri cya kiraro hagati. Peter yahise apfukama. Peter yarapfukamye ati mukuru wanjye ndakwinginze umbabarire naraguhemukiye bikomeye ariko natunguwe cyane nuko nyuma yo kuguhemukira bene kari akageni utanyanze urunuka nk'uko nabitekerezaga ahubwo mu gihe twari tumaze tutavugana wari mutegura kubaka ikiraro nk'iki kiduhuza. Ibi binyeretse ko kimfata nk'umuvandimwe wawe ndakwinginze unkoresha icyo ushaka cyose ariko umbabarire twongere tubane nk'abavandimwe. Paul muri ako kanya ntago umutima we wari uri kubasha kwizera ibyo amaso yari kureba nawe ubwe ntago yumvaga uburyo ahagaze ku kiraro kandi we yari yasabye umwubatsi kumwubakira urukuta rurerure rutuma atazongera guhuza amaso n'umuvandimwe we kuko yari yaramurakariye bikomeye. Paul yababariye umuvandimwe we ahagurutsa Peter barahoberana bariyunga ariko Paul asigarana amatsiko yo kumenya impamvu umwubatsi yakoze ibitandukanye n'ibyo yari yamubwiye. Paul arimo aganira n'umwubatsi ati kuki wubatse ikiraro kandi nari naragusabye urukuta. Umwubatsi nawe ati aho kubaka urukuta nubatse ikiraro nashakaga kongera kubahuza kuruta uko nari kubaka urukuta rukomeza kubatanya. Paul ashimira umwubatsi cyane umuhujije n'umuvandimwe we mu buryo batatekerezaga bombi. Paul ati ngaho buretse kugenda ndabona uri mwiza hari imishinga yindi nshaka ko dufatanya. Umwubatsi nawe ati nakabikunze kuhaguma muvandimwe ariko ndacyafite ibiraro byinshi byo kubaka. Inama y'umunsi. Usubije amaso inyuma umaze kubaka ibiraro bingahe bihuza abantu? Umaze se kubaka inkuta zingahe zireshya gute zitandukanya abantu? Abantu bakoresha imbaraga nyinshi bubaka inkuta ndende zitandukanya abantu nyamara kubaka ikiraro gihuza basaga nk'abatandukanye imbaraga bisaba ntago ari nyinshi nk'izo kubaka urukuta rubatandukanye kandi kubaka ikiraro byo burya bigira n'umumaro.
kuva ubu byaba byiza mutangiye kubaka ibiraro aho kubaka inkuta.